Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Twebwe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi, baciwe intege, babwiye ko ntaho bagera, babwiye ko ntacyo bashobora, babwiye ko ntacyo bavamo, babwiye ko nta buzima nyine mu buzima nta cyanga bafiteye cyangwa badafitewe gukundwa. Twebwe rero twaje tuje kubabwira ngo turabakunda, twaje kubabwira ko muri abantu badasanzwe, twaje kubabwira ko muri abantu b'ingenzi, twaje kubabwira ko muri urukundo, kandi urukundo ntibaruvuga, urukundo bararutanga. Mubwire TV nta zindi nkuru tugira, twebwe tubwira abantu ibyiza byabo, kandi twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tubibabwire bakiriho. Bwira umuntu ko umukunda gihari, bwira umuntu ko umushimira mukiri kumwe, bwira umuntu ko ari ingenzi mu buzima bwawe agihari. Apana kurira ku munsi we wa nyuma yapfuye, uratashye wababaye, ntago bigeze baba mu mwanya, ntibamaye umwanya mu gukingura ngo mbashe kuvuga. Kandi wari ukwiye kubwira umuntu ibyiza byari. Umuntu uheruka gupfa mu minsi ishize, mbona abantu benshi bababaye, mbona abantu benshi nibwo bari kuvuga ibyiza yabakoreye, ukuntu yabatoje akazi, ukuntu bamwe bagira inama zo gusubira kwiga. Ndibaza ndavuga ngo mana, ese aba bantu bari kubivugira hano kuri social media, aba bantu bari kubyandika kuri Instagram, bigeze basi banatekereza ko kubimubwira ari umwanya mwiza wo kumushimira ndetse bimwongerera imbaraga? Hari umwe nabonye ari kuvuga ngo yamukanguriye gusubira kwiga kugira ngo yagure kariyeri ye, ngo none ngo agiye graduation yari mu kwa 12, yumvaga ari bwo yamushimira. Ariko ntago tuzi igihe umuntu yagendera, ntago uzi igihe uwo muntu muri kumwe yagenda. Abantu bamwe ni bakunda kuvuga ngo Kristo atinze kuza, urupfu ntago rutinze. Ntago nzi igihe nzavira muri ubu buzima, nawe ntuzi igihe uzavira muri ubu buzima. Bwira abantu rero ibyiza byabo, umwanya wose ubonye ujye uwukoresha, ujye ubwira abantu ko ubakunda, ujye ubwira abantu ko ubashimira, ujye ubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwawe. Bizarushaho kugenda neza, ndetse nawe uzabaho ubohotse, ndetse no mu gihe umuntu azava mu buzima ntacyo uzagira, uzumva ko nyine agiye aruhutse, kandi nawe nta gihombo ufite cyangwa nta rumoro ufite, kuko wabashe kumubwira ibyiza bye. Nibyo rero dukora kuri Mubwire TV, tubakangurira gukurikira channel yacu. Abantu badakunda amatiku, badakunda guhangana, ibiganiro byacu muzabikunda. Nta kibi tubifuriza, ahubwo tubifuriza ibyiza. Mbere ko rero dutangira ibiganiro byacu, murabizi tubanza kubabwira ahantu mwakura ibintu by'ubwenge. Narababwiye ngo abantu benshi hari igihe abantu badasanzwe bakunda gukorera makeup, badakunda kwisiga, ariko baba bafite ibirori, bafite ubukwe, bafite iminsi mikuru, ugiye muri party ukavuga ngo noneho ndifuza ko hari umuntu wansiga, ndumva ko noneho nahinduka nkarushaho gusa neza. Rero nababwiye ko Queen arahari kugira ngo basige neza, kugira ngo abakorere makeup nziza. Muramuhamagara ahantu hose muri, waba ufite ubukwe, waba ufite ibirori, Queen araza akagusiga ukarushaho gusa neza, ukagenda ukeye, abantu bose akakubaza ngo ninde wagukozeho? Nta wundi ari Queen. Nimero ya Queen rero ni 078 48 03 17 2. Uwo ni Queen, akorera hano Sonatube mu mazu yo kuri Bralirwa, amafisi ya Bralirwa. Wamusangayo Queen akagufasha, cyangwa ukamuhamagara ahantu hose uri, Queen aragusanga akagufasha ukarushaho gusa neza. Ikindi narababwiye ngo umutayeri mwiza, umutayeri w'inyangamugayo, umutayeri ukorera ibintu kuri gahunda kandi ubikora neza ni Grace. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Abari mu mahanga ni muhamagare Grace, ni umwandikiye kuri WhatsApp, umubwire mezire zawe. Grace azakudodera neza, imyenda yawe ikugereho kandi usange iragukwiriye. Nimero ya Grace ni 0788 50 95 73. Undi muntu mubona ko twebwe umwihariko wacu ni ama-surprise. Indabo zose mubona tujyana mu ma-surprise ni Mbappe uzidukorera. Mbappe rero akorera ku Gisimenti. Nimero ya Mbappe ni 0789 29 66 3. Uwo ni Mbappe, umuhamagare. Ushaka guha umuntu ururabo, ushaka indabo, Mbappe aragufasha kandi arazikora neza. Ntabwo ari wa muntu ukora neza kuko uhari. Abantu benshi hari igihe nk'indabo tubahamagara tubabonye ku ma social media, ukamuhamagara ati nkorera ururabo, ati surashaka urwanga wenda urugero rwa 15,000, yajya ku rugo ugasanga ni nk'urwa 5 cyangwa 8, ukabona na karabo kabi kubera ko utaruhari. Rero Mbappe ntabwo akorera neza kubera ko muri kumwe. Mbappe akora neza kuko abizi neza ko umurimo
ukozwe neza niryo sengesho ryiza. Rero Mbappe akora neza, mu muhamagare, mu akazi, abakorere neza, indabo zibagereho. Ikindi nimuduhamagare namwe dutungura abantu, nimuduhamagare tubwire abantu ko mubakunda, nimuduhamagare dushimira abantu, tugende tubataramire. Murabizi ko tuba dufite umuhanzi, tuba turi kumwe nawe, abikora neza bikarushaho kugenda neza. Uyu munsi rero murabizi ko dukunda kuvuga ku bintu runaka, iyo tutakoze surprise dufata topic imwe gutya tukayiganiraho, tukavuga ngo ibi bintu tubiganireho. Uyu munsi rero murabizi ko umwihariko wacu no kuvuga ibyiza. Nshuti zanjye, ibi bitwara bibwiwe pe, umunsi kundi ntubona abagusha intege, umunsi ku mundi ntubona bakubwira ibibi byawe, baba benshi kuruta bakubwira ibyiza. Ariko Mubwire TV target yacu, intego yacu, tubwira abantu ibyiza, tuvuga amagambo meza. Uyu munsi rero naje kubabwira abandi bantu bakeneye kubwirwa neza, abantu bakeneye kubwirwa ibyiza byabo. Akenshi bamwe na bamwe, si bose, ushobora kuba uri gukurikira ikiganiro wowe bitakubaho utabikora, ariko hariho abandi bantu abuzi cyangwa ujya ubona bakunda kuvuga nabi. Abantu babwira nabi abakozi bo mu rugo, abantu badashimira abakozi bo mu rugo, abantu batabona umurimo wabo. Usanga kenshi tubona amakosa yabo, iyo turi kumwe nabo tubona ibyo batakoze neza, tubona ibyo bishe, tubona ibitagenze neza, ariko umumaro wabo, kubona umumaro wabo, kubona ukuntu bakora neza, kubona ko ari abantu b'ingenzi ndetse ari abantu b'agaciro, tubibona iyo badahari. Ubibona iyo badahari batashye, ukabona wowe akazi yakoraga kugera saa 5, wowe ugeze saa 12 wenda n'urugero ukikarimo, urakoropye, ibyombo birakunaniye kubyoza, gukoropa no guteka, wenda no koza abana nimba ufite umugisha ubafite, ugasanga bigeze nijoro kandi warushye, urakora kimwe wicara, ukore kimwe wicara, ukore kimwe wicara. Noneho umusize mu rugo, unamusigiye abana ari burere, abana ari bunaheke, uraje wenda usanze tuvuga urugero ntiyateye ipasi, cyangwa se hari icyamucitse kirameneka. Icyo kintu kitagenze neza ugasanga nicyo wibanzeho. Ibi bintu ntago bikoze neza, ibi bintu ntago byagiye kugenda gutya, ibi buri munsi tukabona amakosa yabo. No mu gihe bagiye mu rugo cyangwa banavuye aho, wabonye umumaro wabo, ubona akazi kakurembeje, umushakisha uri guta umutwe ubaza ahantu hose, ntuzatinye kumuga ngo mw'abantu mudufitiye runini, muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umugisha, ibi bintu rwose wabikoze neza. Nimba yatetse neza, mubwire ko yatetse neza, mubwire ko yatetse neza. Nimba yameshe imyenda ukabona imyenda irasa neza, mubwire ko yameshe imyenda neza. Nimba yakoze isuku mu rugo, umuntu wibwiriza ukabona azi ko ibirahuri agomba kubihanagura, azi neza ko agomba guhanagura intebe, azi neza ko agomba gukoropa, azi neza amasaha abana bagomba kurira n'amasaha bagomba kuryamira, uwo muntu mushimire, uwo muntu mushimire. Hari umuntu udashobora, ntago n'akazi bakora twabasha kuvuga. Hari abantu pe nshaka kubivuga gutya mukaba wenda wowe uri umunebwe ntago ushoboye akazi, ariko n'abandi b'ibifaru baba basanzwe tubemera ngo bazi gukora, mba mbona bababura nabo bagakomeza bashakisha. Kubera iki? N'inyunganizi, ni umuntu uje kugufasha. Nimba uri gukora bimwe arakora ibindi, nimba ujyanye abana ku ishuri wenda urateka icyayi, nimba ubajyanye ku ishuri nyine aragufasha, murafatikanya. Ariko se kubera iki duhora turi abantu bo kubabwira nabi? Kuki turi abantu bo guhora tubuka inabi, tubabwira ibibi byabo? Igihe kirageze nabo ngo tubashimire, tubaha agaciro, mubwire ibyiza bye, mubwire ibyo yakoze neza. Narabwiye ngo icyiza nujya kubwira umuntu icyo atakoze neza, banza umubwire icyo yakoze neza. Nimba uje kumbwira amakosa yanjye ukambwira ati ibi ntubishoboye, ariko neza basi mbwira ngo hari ibyo nshoboye. Nimba ibiganiro byo kuvuga nza nkabivuga mukabona nta kivamo, ni urugero. Ariko wenda menya ngo nimba surprise ari wo mwihariko wanjye, wenda iyo nzikoze mubona nzikoze neza. Mbere yo kuza rero kunshina cyo kambwira ngo ibi ngibi ntago bishoboye, ibi ntago, banza umubwire nawe ibyo akora neza. Mubwire utariko rero kabisa, niyo tutarya abana ubuzi igihe barira, ubuzi igihe baryamira, ubuzi neza ko imyenda yabo y'ishuri n'inkweto zabo z'ishuri cyangwa n'ibindi bintu byo kwambara bikorwa neza bikagenda neza. Icyo kintu kimubwire. Icya kabiri, nimba akosheje mubabarire, mubwire ikosa rye ariko mubabarire. Apana ibintu byo guhora wibuka ngo ejo bundi dore urongeye twika umwenda, nejo warawutwitse, ibi bintu ubwo se tuzakura he none aya masafuriya, dore gaze urateka amazi akirirwa ariho, ntago. Oya, nawe uri umuntu mukuru. Nimba udakunda abantu birirwa bakubwira buri kanya basubiramo ikintu, nawe ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru. Uko ukora akazi kawe bakakubwira ikosa ukumva uraryumvishe, nawe ni umuntu mukuru, wamubwira ikosa rye akaba araryumvishe.
ikindi mushimire n'ibinaba na ngombwa umuha impano usibye ko nabo muri bo ntabwo ari bose, hari abana babi, hari abantu batari abana beza. Iyo ubahaye impano ukagira igihe cyo kubashimira umubwira ngo rwose ukora neza, uri umwana mwiza, turagushimira, nibwo noneho ahita yivumbura akakwereka ko ingeso ze zitari nziza, ugasanga arakuviyanze, ugasanga atangiye kwigira hariya akarahe najye yigize nyine umuntu udashobora kumva, nyine yumva ko yabafashe mu maboko, arumva ko nyine amaze gufatisha. Bibaho hari uha impano umaze kumushimira uvuga uti kabisa umwaka amaze, amezi 9 amaze, ni umwana mwiza, ndabona ari umwana mwiza, ndabona akora akazi neza mu byo nitayeho cyane. Nimba abasha kwita ku mwana wanjye neza, umwana akabanza kurya ku gihe, akaryamira ku gihe. Cyane cyane ababyeyi benshi target bari abana, usanga amaso tuyahanze abana. Iyo ubonye umuntu ugukundira umwana, wita ku mwana, utamwuka inabi n'ibindi, akagerageza n'isuku, ibyo bintu biba bibaye akenshi usanga ari byo duhanze amaso. Iyo ubonye rero ubikora ugatangira ukamushimira, ukamuha impano, akabona kumwisanzuyeho, nimba ugiye kugura ikintu nawe ukaba wamugurira, nimba ari icyo uguriye umwana bishoboka ukamushimira, nyine ukamugirira neza, akenshi usanga we atabifata uko, usanga ahubwo we atangiye kwigira nyine umuntu abaciye amazi, abasuzugura. Ariko si bose, kandi ababi wahuye nabo. None se ubu nta bantu babi twahuye nabo mu buzima, zaba inshuti zaba no mu miryango yacu? Abantu bose babi bakuzinuye abantu ku buryo utagira abantu beza. Inshuti wahuye nabo nazo zikagutenguha, zatumye utagira izindi inshuti. Aho mu muryango wawe baguhemukiye, batumye utongera kugira abandi bantu ukunda. Ntabwo ariko bimeze. Ugira abantu babihura nabo, ibintu byose ni isomo. Nimba uhuye n'ababi, baraje kugira ngo bakwereke nyine ko nibibi bibaho mu buzima, ariko ntago baje arabo kukugumana kugira ngo utakarize icyizere n'abandi beza. Oya, abantu rero bo mu rugo badufasha imirimo yo mu rugo ni abantu bo kubahwa, ni abantu bo gushimirwa, ni abantu bo kubwirwa ibyiza. Hariho nigeze kubona ahantu umwana wanjye yiga, abaje gufata umwana arwaye, iminwa yari yarashishutse, malaria yaramutwitse, ariko kubwira bagenzi be kuntu bamwimye uruhushya rwo kujya kwa muganga. Kandi mu bigaragara ngeyo namurega ari umwana mwiza, azanye ibigoma, ahetse umwana, agatahana umwana amuhetse, nyine umva aba yitwararitse ku mwana, akavuga ngo umva ngo banze kumurushya, ngo kandi basi ndavuga ngo niba nangurira imiti ngo banze kuyingurira. Urumva, uribaza, ni urugero. Ushobora kuba wowe umureka akajya kwa muganga, ariko ukaburi wa muntu ujya kurya imbuto ntabe yazirya, ukaburi wa muntu uvuga ngo aya mata ni ay'abana, ukaburi wa muntu uvuga ngo izi nyama ni iza bosi w'urugo na ba nyir'urugo, nta kintu babona. Ukaburi wa muntu mugira ibyo murya, niba mugiye kurya amafiriti, abakozi bakarya ibijumba. Usibye ko nizera ko ibyo bintu bitakibaho, ibyo bintu byabaga kera ku bantu bamwe na bamwe bafite uduco tubi, twa duco bavuga ngo ni uduco tw'abatindi. Uyu munsi rero naje kubabwira ngo aba bantu tubakunde, aba bantu tubagira inshuti zacu. Kandi ikindi reka mbabwire, umuntu atanga ibyo yahawe, umuntu atanga ibyo afite. Bariya abantu benshi bakuriye mu bikomere, abenshi babyawe n'ababyeyi barabata, abenshi ntibagize amahirwe yo kubona urukundo, abenshi ntibigeze babona amahirwe yo kubwirwa neza, abantu benshi ntibigeze babona amahirwe yo kubana n'imiryango yabo. Usanga bamwe barererwa kwa ba nyirakuru, abandi babyaye bakiri bato, abo babyaranye barabatesha, barabata. Uwo muntu rero afite ibikomere byinshi, ariko mbere yo kumucira iteka mutega amatwi, mbere yo kumufata nabi banza wumve icyabimuteye, banza umubaze igitumye ameze gutyo, igituma adashaka kwisanga mu muryango. Kuko hari n'abazi ukavuga ati ni karibu mujye mwicara ku meza murye, wowe ukajya kubona ukabona arashaka kwarura, akajya kurira mu cyumba cye, kandi icyumba ni icyo kuryamamo si icyo kuriramo. Ariko mugenze gake ugenda umubwira. Hari abazi ukabona ntibashaka koga, ntashaka koga buri munsi kuko ntiyabimenyereye. Nimba yoga rimwe mu cyumweru mu cyaro cyangwa mu kwezi n'urugero, mutoze gake. Ubivuga utebye uti se umuntu w'umukobwa se byagenda gutya, umutoze koga, umutoze isuku, umubwire gake, nyine nawe umumerere nk'umuntu w'umubyeyi cyangwa umuntu umufasha muri urwo rugendo, kuko ntago uzi ubuzima yabayemo, ntago uzi ibyo yakuriyemo, ntago uzi ibyo yahuye nabyo. Rero bitume turushaho kubabwira neza kandi tubashimire. Ni abantu b'agaciro, ni abantu b'umumaro. Ntimugafate nk'aho ari abantu badakwiye kubwirwa neza, ntimukabafate nk'aho ari abantu badakwiye ibyiza, ntimukabafate nk'aho ari abantu b'inyuma. Oya, ni abantu bakwiye kubahwa, ni abantu bakwiye gushimirwa, ni abantu b'agaciro. Kandi agaciro kaba kenshi dukunda kukabona badahari, kandi no mu gihe bahari twagakwiye kukabona. Rero tubakunde,
tubashimire, nabo tubabwire ibyiza byabo, niba nakosa tubababarire kuko ni abantu natwe turakosa, nimba ubabarirwa nawe babarira abandi. Uyu munsi rero naje kubabwira ngo aba bantu badufasha imirimo yo mu rugo ni abantu b'umugisha, ni abantu b'ingenzi, aba bantu bakora akazi ko mu rugo ni abantu badasanzwe, ni abantu bakwiriye ibyiza, ni abantu bakwiriye gushimirwa, ni abantu bakwiriye impano, ni abantu bakwiriye kubwirwa amagambo meza, ni abantu dukwiye kugira abantu bacu mu muryango, ndetse tukabagira abantu ba hafi cyane. Kuko ndwaye, mbere y'uko basaza banjye bangeraho, mbere y'uko bakuru banjye bangeraho, mbere y'uko barumuna banjye bangeraho, naguye mu nzu cyangwa narwaye umugabo wanjye adahari, niwe waza kunterura. Ese wibuka ko ushobora kugura ino mu nzu wambaye n'ubusa, akaba ari uza kuguterura akakwambika akagufubika? Ese uzi neza ko ugize ikibazo, hari igihe urwaza umwana ugata umutwe, ugata ibitabapfa, ukabura umuntu aho hafi ugufasha? Niyo waba ugiye kwatsa imodoka cyangwa ari ugufata moto, akaba ariyo muntu ukurebera ati fata iki, gomba fata iki. Niwe rero umuvandimwe wa hafi. Mureke tubakunde, mureke tubagire inshuti, mureke tubabwire amagambo meza, kandi umugenze gake. Nimba ubona ari bitagenda neza, n'ubuzima yakuriyemo, nawe afite ikimurimo, afite ikimuhagazemo kandi atikururiye. Ariko hamwe n'Imana, hamwe no kumwakira neza, hamwe no kumubwira neza, hamwe no kumwereka ibyiza bye, azarushaho kubohoka, arushaho kwisanga mu muryango, arushaho kubakunda, ndetse arushaho kumva ko yisanzuye. Rero ndabakunda nanjye, amahoro y'Imana bane namwe. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire ibyo mwifuza ko tuvugaho, mudutume ku bantu, mubwire abantu ibyiza byabo kandi mubashimire. Turahari ku bwanyu, natwe turabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe.